hari inkuru yanyuze ahangaha mu makuru y'ibintu bya betting tuvuga ku bintu cyane cyane urubyiruko rurimo kwangirikira muri ibintu bya betting ugeze usanga agahinda karakwica ugasanga ikintu bise ngo niba ari casino ugasanga harya ngo na amafi nibiki hari igifu ngo n'indege amafarashi hari n'ifarashi n'indege akifarashi naribonye ifarashi umuntu wazifashe n'umugome uzuko iyo washyizeho ngo ukubona ari ya mbere kagenda ibi ya mbere zajya kwageza zose ikabiyana ari umuntu wa betting ababireba neza babura yabuze n'ubundi sudahise nayidushyirira ubundi se sudi bantu ishyireho tubantu tumve kwanje kino iyo nkuru bakavuga ko ari bimwe mu biyobyabwenge bizengereje urubyiruko aho ayo bakoreye aho kuya gukina urusimbi warwara kanseri cyangwa imodoka kugonga mu mari kaguca amaguru ukajya ubavuga ngo baragufasha nibura yahahiramo n'abana urusimbi ntabwo ari ikintu n'ibintu bibi cyane uru rusimbi rwaratwangije nk'ubu nari ifite 200 bwanjye ariko guhera n'isaha n'ijana nyifite nariwe kare mu gitondo ahubwo niyo bita aviyeta na G-Tegisi. Aba ni bamwe mu rubyiruko mu mujyi wa Kigali bavuga ingaruka bagirwaho n'urusimbi cyangwa se betting nk'uko bamwe bakunze kubyita. Uru rubyiruko ruravuga ukuntu bakina iyi mikino ikabamaraho utwabo twose kugeza naho bananirwa no kwigurira ibyo kurya, bakavuga ko ari bimwe mu biyobyabwenge bizengereje urubyiruko aho ayo bakoreye yose ashirira muri iyi mikino, bakavuga ko babaswe ku buryo badashobora kubyikuramo. Ntabwo cyane ibihumbi senkani mwibi bipapuro do nawe birebe 50 kandi byose byahiye bamaye papuro nanga amafaranga gitondo ahubwo sugira ubwo bwenge bwo kurya inzaro yumva ari uko ucitse bakakanya hano muri aba bose bararutwa nabibereye kwa Kabuga ahubwo hakugira bagira ibingibi baza bakabifunga bose bikavaho ibingibi urumogi sujye urwumva ukuntu leta irubuza abantu ibingibi noneho birengeje urumogi ibingibi birengeje mugo ibingibi baramara kukurya ugasanga wisha umuntu ibingibi biramara kukurya ugasanga abangabo iyo bibareye nibo biba iyi ngiriho 200 nayariwe sinigeze ndashonje ibi ni ibiyobyabwenge biruta ibindi byose biruta n'inzoga biruta ubusinzi n'ubusambanyi ibi ngibi ntago wabireka ntago byashoboka iki nicyo kiyobyabwenge kibaho burundu nabonye inzoga nagerageje kuzireka birakunda ariko urusimbi niyo wagira iki ntago wabireka bwirirwa nka naburara kubera ibi ni virusi ijya mu mutwe ikica urubyiruko ndamya yuko urubyiruko 100% aribo bantu bangijwe n'ibi bintu nariwe kare mu gitondo ahubwo nanashoye 8 hano hari ibintu by'amafi n'ibyo gukina indege kare imbanacitse kare nayo nahize mu gitondo cya kare ko njye nyine ndo mukarani ndahiga naza nyine nkata nikinira indege cyangwa ikinira amafi ubu sindanarya hane 10,000 mfite byashize nakoreye nambe nazanywe n'inshuti yanjye mbya ngo ni ahantu umuntu yakora amafaranga yewe iyo ari ubwa mbere ushaka kuzana ibiceri 200 ukarya n'ibihumbi birenga 20 ariko nawe bebaye chronique yawe ni nko kunywa inzoga ntago ushaka kuba wabireka teka ibonye amafaranga wumva hagaruka ukungukirwa bikanya nandi yawe uyabuze n'ubu wimbayeho nona zanye 2 n'ubu ndabwiriwe hejuru urusimbi bazana nka miliyoni cyangwa se na 200 ugatinya gusubira mu rugo rwayari umugore arakoza amafaranga yagiye tekeza kumvuga ko bakwambuye cyangwa bakwibye kandi wajyanye mu rusimbi gushaka kunguka ikarangira uhombye kiza no ko badufasha bakaruca. Abaturage bakomeza bavuga ko ingaruka bagirwaho n'iyi mikino y'urusimbi harimo ubujura bikabaviramo gutakarizwa icyizere n'imiryango, kwimwa akazi, gusenyuka kw'ingo ndetse bamwe bikabaviramo kwiyambura ubuzima igihe bari wowe bashoye. Ubu sinagira ahantu bamakazi ngo mamare n'iminota 5 kuko nyibona amafaranga sinyarya singira ikindi nyakoramo nibi byatwishe mu mutwe ikintu cyadufasha nuguca bino bintu nakata mu rugo mageze bavuze induru kuko ntago yarambika 1000 hasi ngatihasanga 480 nabo atigiye gushaka hose nkaninzi yose barayariye nabo atisiri busange mu rugo byarangiye nguze inzoga ndagenda ndazinywa nicaye mu ngunda mahoro hejuru abazi b'ingunda mahoro babiziraga ari urwenya ndagenda nicaye hejuru ngiye gusimbuka nafashwe akoze nakoze uko nagiye ari kamera babibonye mbere nashidutse bankubise
banjyana Kimisagara mpamagara ibyumweru 2 n'igice bamfunze baje bavuga ati mumurekura ataye. Kesi hirya no hino mu gihugu zirimo ubujura akenshi nibajya gukora imibare neza bagakora balance bazasanga zituruka cyangwa zikomoka kuri urusimbi cyangwa betting ziri mu Rwanda, kuko aho usanga urubyiruko n'abandi muri rusange bamara kuribwa bamara kwanga kuhakira resulta z'ibyabaye ku mafaranga bari bafite cyangwa bashoye, bikaba ngombwa ko bigenda gute bajya mu mihanda kwiba abaturage, gushukuza amatelefone, kwambura mu kazi aho bakora, ugasanga biteza ikibazo. None ugasanga leta nabyo birahindukira kuga mu muzigo kuri leta, ugasanga leta irakira abantu benshi bafunzwe kubera ibyaha byakomotse ku ngaruka z'urusimbi. Bw'umunyeshuri wanyuze ahangaha atazi n'ibyo byo barabimwereka cyangwa se abasha kwinjiramo abamuye minervari y'ibihumbi 700 yiga kaminuza. Ayo yose barayariye, ubu ni mayibobo namukwereka amazina y'Isinyazi, ariko n'imiryango yaramubuze. Yiga kaminuza kubera icyo kintu. Niba nkagenda guha urugero maze imyaka 13 mw'ibintu, ariko ihungabana cyangwa ingaruka byangizeho umuryango wanjye ntabwo ubaho neza, nubwo wenda nyiburi kumwe nawo, ariko n'abana biga nabi kubera ibi bintu. Ni gahunda nk'intego yo kubireka, ariko bavuga ngo reka ngerageze nk'uko handitswe ngo kina mu rugero, ariko ntibikunda. Abana simbara nabo, umugore simbara nawe, n'akazi narakabuze kubera urusimbi. Aho kuya gukina urusimbi warwara kanseri cyangwa imodoka kugonga mu mari kaguca amaguru, ukajya ubavuga ngo baragufasha nibura yahahiramo n'abana. Aba baturage bahuriza ku gusaba leta ko yafunga iyi mikino kuko ngo babona yangiza urubyiruko. Ikintu nasaba Repubulika y'u Rwanda, ibi bintu babica kuko ruratwisha urubyiruko. Ubujura ubona hano ndahamya yuko 100% uru rusimbi rutabanyabugogo n'ubujura buhagaragara ntago bwahakora, koko niba nkoreye 10,000 bakabirya ntago nakongera kujya gukorera ibindi, nahita nihunda imitwe yo kujya kwiba, sinabona telefone uyirambitse hasi ngo nyireke. Leta yatekereza ko iki kintu ikareba igakora balance, ikareba icyo byinjiza n'icyo bitwara, ko icyo bitwaye n'icyo kiremereye, kuko ubu nta muntu n'umwe miryango imwe yarasenyutse kubera urusimbi. Uza kwinjiramo hano uraza kureba, urasanga mashine zose bakiniraho iyo mikino y'amahirwe ubwazo barazimennye kubera kutakira reziritsa, sibyo? Byumvikane ko naho baba cyangwa bakorera ntago babyishimiye. Icyo musaba ni ikintu kimwe, amfashije yabifunga kuko biri kwica abana be, biri kwica abana be. Wenda bari kuvuga ngo ejo hazaza, bari kuvuga ati ejo hazaza hahise, harimo nko ku munsi yinjiramo nk'abantu bageze mu 1000 ku munsi, kandi nta n'umwe ujya usohokanamo amafaranga, buri wese asohoka arira. Bino bintu bakabifunga bakabijyana kuko kubireka byaratunaniye. Ibi ngibi birakurya, iyo bikuriye uhita utekereza kujya kwiba. Wari ufite amafaranga urashonje barayariye uhita urangiza. Ubwo bakunda gukina niyo bita Avieta na G-Tegis, niyo bakunda gukina. Reka niyo ugiye kuyafata ahita yajyana bagira ngo abakubone. Nzira bigahagarara, leta igaca urusimbi hano. Mu Rwanda imikino y'amahirwe yemewe n'amategeko igengwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB binyuze muri politiki y'igihugu. Imikino yemewe irimo gutombora, gutega ku mikino ndetse no kuri murandasi na kasino. Iyi mikino isoreshwa 13% ku mafaranga yinjijwe n'ibigo, naho abatsinze bakishyura umusoro 15%. Blandine Ukunda, Damke TV. Ngaho nguko rero urubyiruko ruri kuvuga ibyo bahuye nabyo muri betting, ariko n'ubundi rero nabonye RDB yafunze Forza Bet yonyine, yakindira cyane yafunze Forza ariko ibindi biracyakora. Amakuru yo gufunga Forza ntago bari hanze, ntago ari uko ari impuhwe ifitiye abanyarwanda, ntago hari ibyo batubahirije ko ibyo batakadaje byo hanze, ariko usanga ko bavuga ko mu bivugwa izi company zifite uburyo usibye no kunguka, hari uburyo ziba zigomba gufasha leta cyangwa n'iki kugira ngo hagire ibindi bintu mu byo yungutse. Rega buriya leta yunguka ibibibona, urumva iyo wunguka ibibibona, ubwo rero ugiye kurya wenyine ngo uzatanga ngo wa musoro gusa, ntabwo bivamo. Ko mu misoro hari ikigo kirasora, ikigo cyo muri rusange ntabwo bihagije, ariko n'uwatsinze nawe ni nko kundi buriya amafaranga yasorera yuriye
ntabwo bihagije. Amakuru ari hanze ubwo nuko nyine Hari bitwaye uburyo nabi. rero kwitwara nabi ku bantu ntabwo ari urukundo, ntabwo ari impuhwe z'urubyiruko twabonye ruryamye rugusinzira. ariko iyi nkuru nayo ivuga ko umuntu nabo bavuga ko ngo iki cyatumye bafunga ino Forza Bet nuko hari ibyo batubahirije ibyangombwa babahaye bakoze ibirengeje ibyo basabye. Ntabwo bari babizi. Ntabwo bari babizi ahubwo barasuzumye basanga ibyo babahereye ibyangombwa baratambikiriye barenzaho. Niyo mpamvu ntabwo bavuze ko babifunze kubera ko wenda abana b'u Rwanda bari kwangirika cyangwa n'iki. Urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere DB rwahagaritse uruhushya rw'ibikorwa by'imikino y'amahirwe rwa Ballon Sport Gaming Limited cyangwa Forza Bet. RDB yatangaje ko ibyo bigomba guhita bitangira kubahirizwa guhera igihe iryo tangazo risohokeye kuwa 30 Nyakanga 2026. Irihagarikwa rireba aho iki kigo gikorera hose, ibikorwa by'abagikorera agent n'ibikorwa byacyo bibarizwa kuri internet. RDB yakomeje iti iki kigo gisabwe guhita gihagarika ibikorwa byacyo byose mu Rwanda, kikanahagarika kubyamamaza hamwe no gukoresha ibyapa byacyo byo kwimenyekanisha. Urwego rw'igihugu rw'iterambere rwavuze ko iri hagarikwa rishingiye ku gusanga iki kigo cyarakoraga ibikorwa bya kasino inshuro zitandukanye bitari mu ruhushya rw'ibikorwa by'imikino y'amahirwe cyahawe, kandi binyuranye n'itegeko rigenga ibikorwa by'imikino y'amahirwe mu Rwanda. RDB yanagiriye inama abaturage kutitabira ibikorwa by'imikino y'amahirwe bya Ballon Sport Gaming Limited. Yashimangiye ko igikorwa icyo ari cyo cyose cy'iki kigo cyakora nyuma yaho iryo tangazo risohokeye kizafatwa nko kwica amategeko, gikurikiranwe n'ibihano bigenwa n'amategeko. RDB kandi yibukije abahawe impushya z'ibikorwa bijyanye n'imikino y'amahirwe gukora bubahiriza amabwiriza agenga ibi byiciro baherewe impushya. Ubundi ushatse wagarukiraho wenda icyo twavuga RDB nidufasha, sibyo? Niba bahaye ikigo uburenganzira babwira abanyarwanda ibyo babemereye gukora, umuntu abazi ngo barengeye cyane barengeye, umuntu abazi ngo barengeye cyane barengeye, ahubwo no mu nama batanze bazigiriye b'imikino y'amahirwe ntabwo bigeze bagira inama abanyarwanda muri rusange. Babwira abanyarwanda bati wenda ntibizanabavune ntabwo turi, ariko ntabwo batanga amafaranga yo kwamamaza. RDB itanga amafaranga yo kwamamaza cyangwa ibyo bigo bitanga amafaranga yo kwamamaza? Uyu RDB bwo ivuge cyangwa se bategeka ibyo bigo, imikino y'amahirwe yinjiye mu Rwanda rya bategeka ibyo bigo bibwira abanyarwanda ibyo bazanye. Urabona akangaka ngo Navieta akadege sha aka kantu gakenesha indege gakenesha abantu benshi, ngaka abana benshi babura minervare kubera abantu bari muri za office ngo bashinjwa yuko ukwa kuri usanga nabwo na serivisi nziza abana gahugiye bamwe za ko yasanga ingaka yariye kavuga ngo iki yaka yariye ka bamwe za do buriya hariya kari mu gukuba bigeze kuri 301 ibice bitandukanye. Urumva hari igihe abarindiriye ko bigera nko kuri 305 kazamuka bigenda gasubira akamaro kagacika intege. Ahoye hari ibyo ko ukabona byageze nko kuri 300 nka kuriya gahise kayatwara ayo wari wagize yose akayambuka. Bamwe banadukurikiye mu ma office bamwe bari kugakina baba barabishyizemo, uri kubyumva rero ko rizabateza abantu oya bashyiramo muting uri kubyumva. Hari n'abambara ama écouteurs kakajya kavugira mu matwi. Hari ugenda rwose, hari umwe nigeze kugenda ndamucunga neza mu bwo gitumo nsanga nibyo yibereye mu kadege. Ibi bintu rero iriya nkuru muribuka inkuru tuyikora nubwo bavuga ngo abanyamakuru ngo nta kugira amarangamutima, mu kuri kw'Imana nagize amarangamutima, ariko ngezo ndavuga nti nta kundi ngewe ntabwo mbasha gufata ibyemezo. Uri kubyumva, ni ukuvuga nyine nkavuga noneho buri kinagutangaza wasanga izi kampani twakoragaho inkuruho
ariko bavuze ngo n'izindi sibyo n'izindi ziracyafunguye. ni ukuvuga ngo ibi bintu birasaba yuko abantu babishyiramo umutima wo gukunda abanyarwanda kuruta gukunda amafaranga. kampani kizira ashobora kuba itaratanze cya 10 ariko ubundi reka mbabaze izindi zikora neza mu buhe buryo suko hari umuntu ujya uvamo yishimye wigeze ubona umuntu usohoka hari yishimye ibaza umuntu ukubwira ati kuva mu gitondo sindarya amafaranga kandi kuva mu gitondo yakinaga bamwe barabaha amafaranga ba boss cyoza mbwira aba boss mureke ibintu byo kujya muha amafaranga abantu rwose kuko hari igihe nabo bamwizerwa ariko hano Nyabugogo noneho baranabicunga neza abo batipe n'abahanga aragenda akareba abonye aho bari gusinzira hariya akareba hafi yakorera ibigo by'imari uri kubyumva byaza bikunze uyu muntu azaza aje kubitsa amafaranga cyangwa yabikuje sibyo iyo kimara gusohoka muri banki iyo kimara gusohoka aho ntuza MTN ikorera uhita ukubitana na wina uhita ukubitana nabo uri kubyumva bagatangira kukwigisha uburyo uri bukiremo urazana baguhera ku mafaranga make urazana 300 mu kanya uraba ubonye ibihumbi 2011 nibwo itegeko rishyira imikino amahirwe risa nk'iryanononsowe hanyuma 2012 imikino amahirwe itangira kwinjira mu gihugu. Ndashaka kubaza abantu badakurikiye mbere ya 2011 abanyarwanda ntago babagaho ku buryo u Rwanda rwabonye RDB ibona ikunza abanyarwanda ibona igize gutya tibanyarwanda reka tubashyire imikino y'amahirwe muri buryo mwatera imbere. RDB n'urwego rw'igihugu rw'iterambere bivuze ko bareba inyungu zose zishobora gutuma igihugu gitera imbere ya gatoya ubwo ni muri urwo rwego batumye imikino y'amahirwe abanyarwanda batera imbere na betting irimo babonaga irimo kuko ibaye itarimo baba barabifunze. Ibi bari gufunga ze nibi ahubwo iyo ngibi nasi bavuze icyo ahubwo batubwire izindi ziri gukora neza ku ruhe rwego ku buryo bita Foza Beti ariyo yaba yahiswemo cyane ko atari nayo gishyirwa mu majwi cyane ahubwo n'abanyarwanda ahubwo ko usanga ngo ni odds ngo ziri hejuru sinzi ngo ntuza ngo ziri hejuru kurusha zibaza ntago babimenya rega habamo amaterime menshi habamo amaterime menshi akabantu babamo babizi neza n'ababonye Aka ngo bya Vieta ngeze nayo nanabizi. Ejo se kutwe tumwe n'umuntu sa ari kutubwira ngo yakozemo hano muri bino bya betting atuvuga ko iyo bagiye kuguha akazi umukoresha wawe ntuzahirahire ukina nukina uzahita usohoka warwakina ugatema rose na boss uguha akazi nawe arabizi neza ko nukina bizabirangira ariko abaza bo nta kibazo bakine wowe uri mu kazi ukabizi ko wakinnye RDB yakoze utuntu ibintu by'ubwenge n'ibiki byose ariko akantu ka betting bazicare mu mafaranga yabo bahembwa bazigore ikigo amafaranga gifite bicara bagiye muri hoteli bamwe ka cyayi bongera batekereze kuri uyu mushinga bazanye n'abahanga muri byo wasanga bo harimo n'abadukina nabo batagatinze business reko ubu nabo bagenze nabo bari wasanga harimo n'abazikina ariko harimo n'abazikina nasi yakigura ibiryo ku munwa nuko wenda ese wa mugani ubu batanga icyango cy'ikintu batajya bagerageza gukina nabo harimo n'abazikina nuko abagize ibanga abangaba bari haranya Bugogo harimo abavugaga bati harimo n'abaza n'abadogiteri avuye nko ku aramunyeretse kari baramunyeretse urumva asohotse mu modoka yiwe turibireba aturiya turakorera hano mu mujyi wa Kigali ibaze no muganga yivura n'isanganya ry'umuntu uvura ibaze no umuntu akuvuye bamaze kumurya hanyuma rero ikintu cyari samba gihari bamwe mu bayobozi bari mu nshingano bajya gutanga ibyangombwa batarebye kure ubu ngubu umuntu muri RDB aramutse yumva ko harimo abadokiteri bashobora kujya kubetinga harimo abantu baba mu ofisi bakina utubito ngo tudeje urumva harimo abantu bagiye birukanwa mu tuzi harimo ingo byasenye bitewe no kubetinga ntabwo bakwiye kuvuga ngo imikino y'amahirwe ikomeze muri iki gihugu n'ikindi kintu gitangaje no kubera by'imikino y'amahirwe bikora kuri buri ruhande rwose rw'igihugu ku muryango hari ingo nyinshi zisenye ngo kubera abanyeshuri hari ababura minerval kubera betting mu kazi hari abica akazi kubera betting ati ibi bintu biritwa no kugenda imodoka ikakugonga ikaguca akaguru bikarangira ugiye byajwe ndaribonye nsize njya kuri YouTube babivuga gutya ni gutya babivuga ubwo muri gukina se biri kukubwira abari hahandi bigenda bizamuka ugenda ubona amafaranga yiyongeza hari maze noneho iyo kakuriye sinzi niba wari buze kubishyiraho ndetse abagakiriye
ikina akadege ni gutyo biba bivuga ese bashyiraho hangahe ka kantu ka yose ifite urayishyiraho ushyiraho ayo ushaka na 500 barayemera ntabwo barimo gushyiraho iyo kakuriye ukuntu gahita kavuga ntabwo bari kugashyiraho dusuhuza abantu bari muri betting ubu tuvugana n'abari kudukina abantu bari kuribwa yabo abantu bari kuribwa yabo abakuru aho muri hose muri kuribwa yanyu oya RDB ive mu bintu byo kuvuga ngo ntawe babajyanyeyo ngo niwe biba bijyanyeyo ariko niba kandi hari ikintu abantu bakwiye kumenya Afrika dufite ibibazo duhuriyeho usanga Afrika afite ibibazo byo kuvuga ngo bamwe muri twe badafite ubwenge buri hejuru cyane noneho kuvuga ngo guhera ku myaka 18 ngo niwe wemere ku betting hari n'abantu bayirengeje barutwa n'abari munsi y'imyaka 18 ahubwo bakwiye gusigasura bakagira bakageza hari umuntu cyumva ko ubukire bwose ugomba kuzavana muri betting akumva ko hari uwo muntu RDB nitamureberera nawe nijya gutanga akazi nawe nijya kuguzana abashoramari nawe ntimureberere urumva izaba ari guhemuka cyangwa mu gushaka abashoramari iba yishyizemo ku Rwanda abantu bose bo mu Rwanda bafite ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru ahubwo buramise nibaza na bino bintu ibigo arakabonye iyo uriye uretse wumva ni nk'imana uretse bicara ariko uretse wumva iyo bivuga aho kazi kiri keza ariko uretse wumva aho uriye urumva iyo bivuze gutyo aho karagweke urayiwe aho karakuriye ayayayayayayumva ibi bintu ubu abantu babikunda rwose baza kutubwira usaka nkubaze nka bino bigo by'itumanaho bishyiraho wenda ngo nugura amayinite tuzaguhemba imodoka berabyo nabyo bishobora kuza mu buryo bwa biriya gushobora gusanga umuntu nawe agura cyane kugira ngo azatsindire imodoka baba barakozemo calculation buriya imodoka zishobora gutangwa ushobora gusanga izo binjije zizikubye nk'icyayi niyo nandi kuvuga kuri wa muntu ikina kugira ngo ahabwe imodoka ntekereza ko na za rura zibizamo bakagenzura byose bakareba ubundi biriya iyo udabifitemo gutekereza cyane uraribwa da ko ngenza umuntu wambwiye ati nge buri munsi ndagura kugira ngo bazampe ino modoka hari umushoferi intego yawe ni uko uzabona imodoka wayitsindiye ndakurahiye baragenda bakayiparika ahantu abantu benshi bakunda kugera ati iriya ni iyanjye hariyo bari barigeze gukubita Sonatibe Godiya ntiyari iharira hari niyo bigeze gukubita hariya i Remera urabona haragura ntuza ya hoteli ya Hilltop ndabizi hari house nyine hafi ya Corridor house MTN yo bya MTN nuvuga abantu bose bagiye mu ntara y'Uburasirazuba hariya muri Feruje hose ntaho utarayibona iyo modoka yayibonye hariyo bajyaga bashyira hano muri rompuwe hano mu mujyi hari n'indi utambika ujya kuri nuza ujya Sonatibe kuri station yari yapari icyo baba bashaka muyibone ayibone nunavuga ati imodoka ni ya undi bayihiganira buri wese ahiganwa avuga ngo iza rero ibintu turi gukora cyangwa turi gucurangira abahetsi uzi impamvu kuko aba abantu ba betting afite amafaranga yo ku rwego rwo hejuru bajya kujyamo bafite ikofi nyinshi cyane n'ikimenyimenyi bajya ku binyamakuru bizwi hano mu Rwanda birimo n'ibinyamakuru bya leta urumva ukumva noneho si no kwegera ibinyamakuru bya leta bakegera n'abanyamakuru bari personally bazwi kuri ibyo binyamakuru bakabegera bakagenda bakabyamamaza kugira ngo nibyaboneza neza batari baza nuko ntari namenyekana oya basubwo ibisiri kuvuga byonyine byatuma bakaguha reputation zawe ntago zikwemera kuba wakorana nawe mpamvu ntazakira nukuri kw'Imana urumva reputation zawe ntago zakora niyo mpamvu ntazakira rero Sam ibi bintu nukuri kw'Imana rwose RDB nireke kureba inyungu zako kanya irebe ku nyungu z'igihe kirekire urumva y'abanyarwanda urubyiruko ri kwa nta musaza ubamo ni bakeya abarimo ni nk'ahantu ugenda yigendera ukarajya bamusiba akabenshi urubyiruko abo twavugishije hariya benshi ni urubyiruko pe urumva ndakora ibintu bya gambling rero umugani wawe bya gambling ni hatari ariko rero ikintu kindi maze kubona ngo game foroza ni yawe Bano bafite amafaranga bano bashoboye ariko ibi bintu rwose abantu bakunda u Rwanda mu kiganiro Rwanda nkunda turabibasabye murengera abanyarwanda rwose kuko ibi bintu nibitazamo gukunda igihugu gukunda abanyarwanda
bizoreka benshi izarangira n'ubundi nabo twari dufite none se niba abantu uyu munsi avuga ati ngewe aho kugira ngo nguma ahangaha wanjyana kwa Kabuga sibyo aho kugira ngo mere gutya hari wumvise ko bisabira yuko noneho banajyanwa no muri rehab ati mutujyane basi kugira ngo bajye gukurwamo uko bamaze kumera ukumva umuntu harimo aravuga ati ngewe iyo mvuye aha nitwebwe bajura wari wabona mu gihugu umuntu yemera ko yiba ese amatelefone reka twakoresheje hano agace ka Nyabugogo hari umunsi wakwira badashikuje mu telefone hano Nyabugogo baba kanime ati natwe hano wasaze yariye ati ngenda vano njya kwiba wari wabera ati nazanye amafaranga none bibaye bamaye ibipapuro ati dore ibyo mbitse n'ibipapuro nyabona turatabaje RDB turatabaje rwose kuba mwashyiramo imiyaga nk'ubyiruko muri beti murebe nagatonyanga mu gitonyanga mu nyanja rwose murebe nibindi navyo mufunze afunze se gutugapfa niba tuzaza ko gihugu kida betting kikabizira kikagira kikarangira ariko rero ngiye mbona ikizere cyo kubazabifunga kitari bashize imbaraga mu buhinzi bagahinga umvisura umuntu wavuze ngo ngiyewe nagiye ngo kunkunda amahoro ngiye kwiyahura ngo ibyago nagize ko sakoze no kujya kamera ziri uko ngo yagiyeho kamera ziri abantu ngo barabibona ubura turi kuvuga gutya mu kweditinga inkuru hari amagambo twagiye dukuramo kuko amagambo abatibi bavuze n'amagambo akomeye cyane kuko nibyo batangaje uti uyu muntu byo kuko bavuga Hakizimana n'ubundi ntacyo babaramira uyu muntu byo afite ikibazo mu mutwe byagenda kose ngiye naganiye n'umutipe hariya afite kategori enye afite B afite C afite D1 afite na E yambwiraga ko yaje abijyamo bwa mbere yaje aje gutegereza umukiro wagombaga kumuha ikamyo akajya Dar es Salaam ahageze habamo gusa naho banyuranya ku masaha biba ngombwa ko amubwira ngo naba mutegerereje Nyabugogo yari afite ibihumbi 200 yari yazanye nk'impamba yaraje avuye mu ntara seka cyombe nunguka uri kubyumva baba baramwegereye kuva yageraho yambwiye yuko hamaze imyaka 9 kuva yahagera ntabwo wibaje nabariye nta muntu heruka mu rugo wese nta nababona umubosi yaramuhamagaye yahageze ngo akajya areba telefone akabibona ariko kubera yuko yari amaze kubona yuko agiye kuryoherwa yatangiye kuryoherwa ati mbonye handisha aho nzakira arahaguma boss aramwihorera boss aza gushaka undi yaje kumenya nyuma yuko yagiye naramubaje nti se wampaye nimero yawe nkazaguhamagara ukabuzaza tukicara muri studio tukabiganira ati nta telefone ngira kahe base uri kubyumva hariya se hari uyifite ya umwembwa ati reba muri twe n'abantu mufite smartphone mahurira n'umwana waje avuye imusanze mu murenge wa Kinigi ambwira ko yaje yize ibintu bya electrical engineering gutyo ibintu nk'ibyo yaje ngo hari umuntu ugiye kumuha akazi ko kuzajya akanika ibintu barabasinze suda aho ngaho hasamwa gumisho gato barabasinzira biri electronique uwo mwana araza ageze Nyabugogo uwo muntu waje amuhamagaye ntiyahita mubona udufaranga yari afite ngo tujya mu 60 aba baramwegereye abatangiye kudukina yarayimo ambwira tubu nta myenda mfite ntaho kuba mfite ati nahangaha nirirwa ni naho ndara usanga ari bareba baryamye hariya muri gare na hehe hose uri kubyumva ndamubwira nti arambwira ati mfite mama wanjye ni umwarimu ariko uyu munsi ngira isoni n'ipfunwe ryo kuvuga ngo Kigali byaranze wabona aho hera se uri kubyumva ibi bintu rero birasa hari umundi banyeretse agendera ku mbago ngo ni umu engineer azi ibintu byo kubaka cyane ibingibi by'ama etage n'ibiki byose ajya kuvunika kugira ngo agendera mu kumbago byaturutse kuba ngo yari yaje hari yari yahembwe amafaranga agera muri miliyoni arayaribwa amaze kuyaribwa ku munsi ukurikiye hajya mu kazi kugenda bitekereza ari kugikwa arahanuka aravunika uyu munsi agendera ku mbago ariko nabwo aracyari aracyakina kandi nakagura byanarangiye ibintu byo kujya kubaka byararangiye ubuhamya hari ubuhamya bwigendera barabutanga neza nuko rero RDB rero rwose mwaka byaramwe n'ubundi terambere mushaka n'iry'abanyarwanda n'iry'igihugu
ntabwo iryo tari oya turatabaje ntibagire ikintu bakorera abanyarwanda muri rusange amafaranga bari gushora muri betting bashora mu buhinzi urumva ubundi RDB yinjiye no mu buhinzi iri mu bukerarugendo ikinjira no mu buhinzi ntacyo byatwara nabonye bafite n'abahanga cyane ariko abahanga bagerageze barebe kure barebe izi betting zigiye kumara urubyiruko rw'u Rwanda barebe kure bacinkuni zamba ntiyafungwe foza bet gusa n'izindi zishyire imiryango turebe ko umunyarwanda uzapetinga azapfa Nundi His Excellency nawe ejo bundi mu ijambo yabwiraga runo rubyiruko rwarusoje rw'indangamirwa niwe yavuze ko abarasaza bavamo ariko urubyiruko nirwo rw'ejo hazaza niho duteze amaso nk'abanyarwanda kandi ibi ntabwo bikorwa n'abakene niba none duteze amaso aribo bari kugenda bangirika gutya twaba tuganaye nk'abanyarwanda sintaho tugana niyo mpamvu RDB nayo irebe ku nyungu zagutse mugaro irebe ku bwiza bwo muri future mugano wa Samu irebe ku bwiza bwagutse bw'ahazaza ibi bintu ishaka uburyo bihagarika kuko abanyarwanda by'umwereka abana bari kwangirika cyane